umuhanda Huye Nyamagabe uratengushe none ya ako se nta muntu wari uhari bibaye none bibaye mu mvura ya hatari ani ngoya hakubise nago ari harakitse n'ubundi barahasana kuva n'inkuba harakitse barahasana ahubwo bataramenya ko bizabakona urabona ahantu turi hano turareba byabaye nko mu masangahe mwimvura mukanya nibibaye none nka saa 11 umva we byabaye uhari uyu muturage yitwa Kayisabe Felicien asanzwe akora akazi ko gucunga umutekano mu murenge wa Muhima akaba ari reserve force gusa avuga ko ubwo bakoraga operation ya nijoro ngo baje gufata ibiryabarezi umwe muri bagenzi wabo ngagaca inyuma akajya kureba aho ngo bafashe ibiryabarezi ngakabaka amafaranga agera ku bihumbi bigera ku 100 ngabe yabibasubiza bityo ngo uyu muturage witwa Felicien yabimenya ngo akabigeza ku nzego bireba ngo kuva icyo gihe bakimara kumenya ko yatanze amakuru ya bagenzi be ngo bari ayo mafaranga avuga ko batangiye kumuhimbira ibyaha ndetse kandi ari nako agenda afungwa bya hato na hato ngibi byose ubiri inyuma akaba ari operation ngo w'umurenge wa Muhima Kayigire Theoneste kuri ubu ngo bakaba ngo nta mutekano na muke afite nkuko yabitangarije BTN TV. Bazo mfite njye nakoraga akazi k'umutekano mu murenge wa Muhima mu gikundi kiba cyambaye civile gifata ibisambo dukora operation yo gufata ibiryabarezi umwe mwabo dukorana asubira inyuma areba umuturage twafatiye ibiryabarezi aramubwira ati mpa amafaranga 100,000 komandara yantumye ibiryabarezi abirekure jewe mbimenye ndabiripotinga kuko ibyo bintu numvaga bidasobanutse birangira ubuyobozi bwemeje yuko amafaranga y'uwo muturage kubera bari bakoresheje imodoka y'umurenge w'umutekano agomba kuyasubizwa ku murenge wabo usebye ngiye kubera natanze amakuru bahise banyirukana mu kazi mu buryo butemewe gusa ariko ngo yagerageje kubigeza ku nzego z'umurenge ariko ngo nta kintu na kimwe nabo ngo bigeze bamufasha kubera natanze amakuru bahise banyirukana mu kazi mu buryo butemewe banyirukana bitunguranye kandi nta kosa mfite nzira yuko natanze amakuru nabizgaye Yesu w'umurenge mbibwira segita komanda nanahamagaye n'ukuyeza force mu karere mubwira ikibazo ko kimeze avuga ko kandi ngo byaje kurangira yirukanywe mu kazi ikindi kandi ngo naho yabanaga na bagenzi be ngo baje gusohora ibikoresho bye nkuko bigaragara mu mashusho ngo bakabijugunya hanze kuri ubu ngubu ngakaba ntahafiteho kwerekeza yababwira ngo ko ndi muri za force ndajyamo ndani cyangwa baramu mudugudu bambwira yuko ngo bakibiri kubitekerezaho njyamo ndani abandi bari zavu babaza impamvu bavuga icyo bari kunyega bibura ururongano birangira segita komanda Kapiteni Branchari yemeje yuko ngo anyirukanye mu kazi ngo kugeza ngo igihe azafatira umwanzuro wa nyuma nuko banyirukanye mu buryo budasobanutse n'iminsi 15 nari maze gukora ntago bayimpembye ikibazo mfite nuko bakomeje kumparasinga bakaba basohoye n'ibintu byanjye bakabita hanze sohoye bakabijugunya hanze ntibananteguze kuko ubu nta kazi mfite nta n'amafaranga mfite iwacu ni mu karere ka Huye n'umuryango wanjye ntago bizi ko mfite ikibazo ntago nahita mbona yo gukodesha cyangwa ngo njye iwacu. BTN TV ku murongo wa telefone ubwo yavuganaga n'uyu mugabo bavugwa ko ari ushinzwe operation muri uyu murenge wa Muhima tumubaza ku kibazo cy'uyu mugabo avuga ko yirukanywe bitewe n'amakuru yaje gutanga yabigarukagaho muri ubu buryo avuga ko atari umuyobozi ngo w'uyu Felicien ahubwo se genda umuyobozi ahubwo agenda umuyobozi mubaze neza ashobora kuba yibeshye kumenya ko ndamuzi ariko ashobora kwibeshya mubaze neza
Ku ruhande rw'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Madame Mukandori Grace yavuze ko iby'iki kibazo ngo yaje kukimenya ariko ngo yari ataracinjira mu mizi kuko ubwo yashaka kugikurikirana ngo abashinzwe operation muri uyu murenge wa Muhima n'ubundi ngo bamubwiye ko ari inama barimo ngo gusa nibaza kubisoza ari bufata ubuyobozi bwa Reserve Force muri uyu murenge wa Muhima akaba yabahuza n'uyu mugabo bivuga ko yirukanywe ngo iki kibazo bakaba bakivugutira umuti. Babivuga nuko abayobozi bo muri Reserve batari bahari mu nama mu gitondo, bari bagiye mu yindi nama ariko nari nategereje ko bari buze tukabivuganaho kuko birasaba ko duhura nawe ku giti cye abayobozi bafashe ibyo byemezo ko ababivuga barabivuga ukundi baragaragaza ko yagize imyitwarire mibi agasuzugura inzego z'ubuyobozi agashaka kurwanya. Gendije Khami Iradukunda, iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Ararumbije niko bimeze. Imvaruganda bavuze ko ari yabahujije ariko hari nabo basizemo nta site bafite, ariko ubwo niba uri umujyanama w'ubuhinzi nkaza nkagupfunda bibiri wansizemo imvaruganda ndayibona, ariko utarabonye bya bibiri yarataje. Ni inyongeramusaruro umukuru w'igihugu yageneye abahinzi mu rwego rwo kongera umusaruro mu buhinzi. Bamwe baturage mu kagari ka Nturo mu murenge wa Rwaza bakiri bamwe mu bajyanama b'ubuzima kuba hari ikiguzi ngo bakwa ngo babone kuyihabwa, ibyo bemeza ko binyuranyije n'amategeko. Ikibazo dufite hasohotse imvaruganda, bamaze iminsi badukoreye amatarasi. Imvaruganda bavuga ko ari kuja ku murenge twese tukayibona. Twaragiye tuhageze baratwandikisha baradusenyesha, maze kudusenyesha raporo maze kuzibika twimvaruganda baratwirukana ngo ntayo barayitwima turata, kandi liste bagaragaje ko imvaruganda buri muturage wese wanditse agasinya yamugezeho kandi ntayo twabonye. Twasinyishijwe na goronome w'umurenge nawe yarahari n'abadaso. Imvaruganda badusize mu kibuga barayitwima. Wari uzakura byo bijumba bakabitwara kwiswa kabana imvaruganda ntiyabitwe kuko bari bamaze kubirimbagura. Twe twaratashe ubwo nyine wari wahinza heza yarasaruye, wari wahinza habi yarabutaje, ariko ubwo niba uri umujyanama w'ubuhinzi nkaza nkagupfunda bibiri wansizemo imvaruganda ndayibona, ariko utarabonye bya bibiri yarataje. Imvaruganda yarabuze, abaturage bose barayibuze, bayibonye n'abagiye baratangariza n'ama b'ubuhinzi ngo bayafuza. Iyo nk'izo mvaruganda zo mu masite nk'ubu twebwe dufite mu masite mu gishanga, ubu ntayo twabonye. Nk'ubu niba umukuru w'umudugudu bamwandikiye bati baraje gufata imvaruganda, we ariyandikiramo babandi baramuhe icupa, naho twebwe ntajyo tumuhaye, ntajya duhaga, ntayo nta n'inusu nabonye, ntayo baduhaye. n'abayibonye nabo ngabo bafite ingufu, none se ubu kubona narwana n'uyu mugabo ukubona two twaba kimwe. Bakomeza bagaragaza ko ibi biri gukoba mu nkokora umusaruro wari witezwe mu buhinzi, mu gihe hari abahinze nta nyongeramusaruro bashyize mu mirima yabo. Byaduteje inzara, urabona nyine uyu muntu adahinze ahingira ku gihe ntiyafumbira ikabura, imyaka ntabwo yagenda neza. Ararumbije noneho n'imvaruganda yibuze, ubu mbese n'imyaka ntabwo imeze neza. Bakomeza basaba ko nabo babona inyongeramusaruro mu rwego rwo gutubura umusaruro mu buhinzi. Ahantu bipfira ntabwo twazi, mugomba kudukorera ubuvugizi mukamwadukemurira. Igize tubone imvaruganda duhinge nk'abandi tweza ntabwo Izi mbogamizi abaturage bagaragaza ku murongo wa telefone tuvugana na Dushimire John umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rwaza ku ngamba zo guha umurongo iki kibazo, yagize ati: sinzi ahantu nagiye mbyumva birimo, ariko mu bishoboka simbyumve neza ko bashobora kuba batarakurikira mu mabwiriza. Haramutse hagaragaye umuntu waba warabikoresheje mu bundi buryo bwo kwijyana iwe cyangwa kwimiza ku ruhande, yewe ni ibihano rwose, ntabwo byemewe, ntabwo byemewe. Ubwo rero hari ahantu bashobora gukemangwa ko bitagenda neza, aho ngaho ni ukujya twashira ijisho, ni ugushyiraho ijisho ku buryo hari igihe ubona hari igihe ukembanga nk'ahantu ko abaturage baba badafite ingufu, wenda abayobozi babegereye bakemangwa ko bitari buze kugenda neza, tukabegera tukabereka amabwiriza n'uburyo ikoreshwa kugira ngo hatagira umuntu uvutswa ayo mahirwe, kandi amahirwe aba yatanzwe kuri buri muturarwanda wese. N'uwo muntu aramutse agaragaye
bikagaragara nyuma cyangwa bikagaragara mbere ko yarenze ku mabwiriza, ko yafashe ifumbire wenda akayinyuza ku ruhande cyangwa kuyiha umuturage akagira wenda akayibona ari uko ari ikintu atanze. Rwose uwo muntu rwose hakwitabazwa ubutabera. Uwo muntu ntabwo rwose twamuzana imbere y'abaturage akagawa imbere y'abaturage. Yakomeje asobanura ko ubwo umuyobozi w'akarere ka Musanze yasuraga umurenge wa Rwaza basobanuriye hamwe amabwiriza yo gutanga inyongeramusaruro, ariko ko bagiye gukurikirana aba bararenze kuri aya mabwiriza yo kuyitanga kuko ari inkunga yatanzwe n'umukuru w'igihugu kandi ikaba itanagurishwa. Janvier Kamanzi, BTN TV, mu majyaruguru y'u Rwanda. Ndi mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Nyagatare ho mu murenge wa Musheri mu kagari ka Ntomo, ahatujwe bamwe mu baturage batishoboye kuri ubu bakomeje gutabaza biturutse kuba izi nzu batujwemo zarabasenyukiyeho, ndetse abandi bakaba banagaragaza yuko nta n'ubwiherero bakigira nk'uko bamwe mu twaganire babidutangarije. Twari ducumbitse ahantu bakatuvana twaje tuzi ko tujya mu mazu meza, twahagira amazu agatangira agahirima agasenyuka cyane, twabimenyesha umurenge ukaza wahagera wajya kuyasana nabwo bikananirana bakongera bakigendera, twongera twabahamagara bakatubwira ati byarananiranye no gushaka uburyo natwe tubigenza, kandi twari tuhamaze nk'imyaka 3 ariko ikibazo tuba dufite cyane ni icy'inzara. Inzara idahari twabyikorera tubonye ubutaka, nicyo kibazo dufite cyane. Ikibazo dufite n'ikimibereho, nta kuntu tubaye rwose, amazu arimo kudusenyukiraho, tumaze hano imyaka 4 nta gataki katugiye ko guhingamo, ubuzima ni rero nihenda kutumara. Bakomeza basaba ko ubuyobozi bwakagombye kuba bwagira icyo bukora kugira ngo iyi mibereho mibi barimo bashobore kuba bayivamo. Igisubizo nta gisubizo baduhaye, baratubwira ngo bazaza bidukorere, twarategereje byaranze amaze nk'umwaka. Ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'umuyobozi w'aka karere ka Nyagatare, inshuro zose twamuhamagaye kuri telefone ngendanwa ntigeze twitaba, ndetse n'ubutumwa bugufi twamuhaye ntigeze abusubiza. Gusa usibye iki kibazo cy'izi nzu zikomeje kugakora aba baturage nk'uko bigaragarira amaso bakaba bafite ubukene bukabije. Remy Ngabonziza, BTN TV mu karere ka Nyagatare ho mu burasirazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Musheri.